Mabuja waramutse. Utase muko. Waramutse mabuja. Ni byiza. Amakuru yawe Ni meza. Uragenzwa n'iki? Nari nje kubasura. Mumeze mute? Abana bambwira ko nshaka. Tumeze neza. Nitwa Jackie. Mabuja nagira ngo mfashe. Mufashe iki? Ufite ibibazo n'ukuri kw'Imana n'inzara igiye ndumva n'inzara inyishe. Nta biryo ngo mumpe. Ibibazo bigenda bite? Harimo n'inzara. Maze igihe kinini narya. Nyine mfite ibibazo byinshi. Nicyo cyakugenzaga? Ibiryo nibyo byakugenzaga? Nari nabuze umuntu numva natura agahinda mfite numva ndavuganire kanze hano kuko nakubonye utambuka. Ndavugane kangukurikira uriya muntu wenda yamfasha. Ubona ni njye wari gukemura ibibazo ufite? Ubona ni njye wari bubasha gukemura ibibazo ufite? Niko nabyiyumvishijemo n'ukuri kandi wanamfasha mabuja uri umuntu mwiza. Ubwo ni kiko ndi umuntu mwiza? Biba biri kugaragara. Ubwo nta biryo bihari ngo munyihere. Oya ntabwo biraboneka. Nyine mabuja urabona n'inzara yose iranyishe maze igihe kinini ntarya. Kuri wamfasha pe. None wagira ngo mufashe iki? Ni ikintu wamfasha abantu ukanshakira icyo gushyira mu gifu. Mabuja. Ikibazo nyamukuru ufite ni iki? Ikibazo mfite nyamukuru. Nari mfite umugabo yarantaye. Nsiga mu cyaro njyenyine. Niki? Niki umwana wanjye. Niko. Ese muri iyi minsi byakugendekeye gute? Niki. Niki. Niki cyabaye? Niki. Muri iyi minsi niki cyakubayeho? Ese uratwite? Papa nago ntwite. None se muri iyi minsi ko mbona byahindutse ukaba uhora wigunze udashaka kuvuga ukuntu wabaga wishimye uvugira no kuri telefoni byarahindutse. Ni kiye kibazo? Dadi, imitima wanjye iraremereye kandi bikomere bikomeje kumbana byinshi. Nguteze amatwi mwana wanjye, mbwira rwose, mbwira ikiri ku mutima wawe, ikintu kimaze iminsi cyarakubabaje. Papa, kandi ntugire ikibazo. Muhoza ni mushuti wanjye, uribizi nta muntu wanjye ngira nta ibyo narabyihanganiye, ariko n'inshuti nari mfite muri no minsi Muhoza na n'ubu ngo nta makuru. Uramwe najyaga nkomeza, najyaga njya kumusura, nkumva umutima wanjye urishimye, nkumva ameze neza. None wapi? Mama we wapi? Ariko papa ako dudubundi ntabwo nta n'ikintu ushaka kumbwira kuri mama undi ubu buzima. Mwana wanjye, siga mu nzu. Zitanishyuye umusore ihangane, nta n'igihombo asize no mu nzu. ndumva inkuru yawe ari ndende ngaho mbwiye. Araje arigendera njye nsiga muri iyo nzu kugeza ubwo ba nyiri ibyondo baje bakanterera hejuru bakanjugunya hanze kugeza na n'ubu. Nirirwa nangarangara wumbi yabuze uhitamo mabuja. Mbese ndababaje. Nicyo cyari gitumye nza ahangaha basi ngo
ndebe ko nabona n'uturyo tw'uyu munsi gusa. Bawirira mbwira utarira. Mbahanze nyine. Abahanzi. Ihangane pe, ihangane. Nagira ngo umfashe. Kuba hano se kuhaba nk'iki? Urashaka kuba hano nk'iki? Urashaka ngo ufashe iki muri byose? Mbese mbwira uko ubyumva. Mfasha ko wishimagura se? No kurara no hanze nyine ubwo wabona ari imiriba yandi nyine mabuja. Ufite nk'akazi wakama pe. Ndi kugusaba nk'inginga wakandana mabuja. N'icyo wamfasha umugabo yarantaye anta mu nzu none mu nzu bayinsohoyemo mbora n'ukuri kw'Imana basi mu kazi nta kibazo. Cyare ihangane. Ihangane ndumva ufite ibibazo byinshi pe. N'ukuri mbabarira. Gusa nta kintu nagufasha. Mabuja n'ukuri ntabwo nabantu utamfashe. Mbabarira ukabya nakubonye numva ko wamfasha. Wenda ibyo kurya byo ndabiguha sibyo? Ugenda uriye ariko nta kazi mfite. Mabuja n'ukuri mbabarira ndabivuga ko wamfasha. Wabonye ubona ni njyewe ushoboye kugufasha se? Oya ntabwo bikunda. Mbabarira n'ukuri kw'Imana. Basi kuko uzi byumva. Nta kazi gahari. Mbabarira n'ukuri kw'Imana nje nizeye ko hari ikintu uri bumfasha. Akazi hano uri buhabona urajya gushakira ahandi. Ihangane ihanagure ntiwongere kurira sibyo? Tuza kandi nkubwire sibyo? Niki Muhoza uriya nanjye mufata nk'umwana wanjye. Mama we kandi ni inshuti yanjye kandi yari na mabuja. Kandi unamenye ko bari banadufatiye runini. Rero nkuko buriya amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Ariko urababaye nibyo pe. Ariko nanjye ntabwo nishimye. Kandi nkubwisha ukuri. N'ibihoro birumva. Ubu ngubu hari uburyo turi kubikurikiranamo. Kandi rwose mu gihe gitoya ndahamya ko dufatanyije n'Imana igisubizo kizaboneka. Kandi uzishima mwana wanjye. Umvise? Ndadiramunda. Se ubwo icyo kibazo si nko kubaza ngo padiri ni umugaturika? Ndagukunda mwana wanjye. Yego. Mbaza rwose. Mbaza wigira ikibazo. Mu gihe cyashize nagiye muri agenda yawe. Agenda? Wenda hagati aho mbabarije. Birashoboka ko naba narabonye ibyo ntari nkwiriye kubona. Agenda yanjye yo mu cyumba cyanjye? Yego. Nibyo koko haba hari umwana wafashe ku ngufu mu myaka 18 ishize. Papa niwe mbaza. Ese Dadi umwana w'inzirakarengane we byaba byararangiye bite? Mwana wa Papa Beretse karibu rero mu rugo ni hano. Niwe Mayira atubwira guma gukurikirana ikibazo cyacu
ya Mayira twaravuganye ni jyewe yababwiye ibintu kandi ndizera ko biri mu murongo muzima ahubwo bimeze bite mwarabikurikiranye neza se mugeze kure muri make muri kubiganisha hehe urumva urimo neza mbere na mbere jyewe iyo ndi gukurikira urubanza rw'umukiriya wanjye icya mbere ni icyizere agomba kongirira buri kimwe cyose kiba kimeze neza ku murongo twaravuganye Mayira yabimbwiyeho ndi kubikurikirana bigeze kure tukwizera bishoboye so ya mfite impamvu kunyizera kandi nyinshi cyane kubera ko naburanye imanza nyinshi nk'ubu urabona uru ni urubanza rugiye kugera mu kanya saa 8 rwose wacekinga ukareba nta kibazo sorry gato rero ibintu byose bimeze neza ntugire ikibazo ntungireho ikibazo kuva nageze mu kibazo cyanyu urumva Mayira yari yabitubwiye ko mwavuganye yego murimo kubikurikirana neza ariko mu by'ukuri ntabwo nari nakakubonye niyo mpamvu ntakwizeraga neza murakoze so ikindi urumva ibintu byacu byamaze kwigarurirwa n'umugabo witwa Kamasa yego size ngizi kubimukura mu maboko biragoye niyo mpamvu turimo gushaka umunyamategeko mwiza kandi wizewe kugira ngo adukurikiranire ikibazo okay ndahari rero muhumure ntimugire ikibazo pe natsinze imanza nyinshi cyane impamvu Mayira yampuje namwe nuko anyizeye kandi amfiteho amakuru ahagije mu buryo yabonye amakuru yanjye hari undi wamuhuje nanjye aramenya birambuye rero ntimugire ikibazo ahubwo tukwizere ko tumenye neza niba ibintu byacu bizava mu maboko ya Kamasa turakoze ahubwo wenda tugiranye ikiganiro kugira mu muhire birambuye mbese mubohoke imitima yanyu ifunguke kuri jewe ntimungire ikibazo uwo Kamasa mbese ni muntu ki yaje ate ibyo bintu yabigezemo ate mbese mwamenyanye mute kugira ngo ubwo burenganzira bwo kwinjira muri ibyo bintu byanyu abubone ni birebire okay ni birebire teza amatwi mubyeyi urumva Amasa rero uwo ngumva tuvuga yego uburyo yajemo natwe ntabwo tubizi gusa ari fiancé wa murumuna wanjye Gaju nuko yinjiye muri famille yacu nanjye niko kibazo cyangezeho ko ngewe urumva ntabwo nari impari naje mbikurikirana yari fiancé wa sister so maze kuhagera sister maze kubura tumaze kubura irengero rye twaje gusanga imitungo ye yose yarayigaruriye kugeza isaha nta mutungo n'umwe uri mu maboko yacu ko bimeze byose Kamasa yarabitwaye ntabwo tuzi uburyo byamugeze mu maboko rero noneho nkeneye ngo ngire ibyo menya kuri uwo Kamasa nta kibazo cy'ingenzi nyamukuru nuko ikintu cya mbere ubimenye yari fiancé wa sister kamuhamagare
ariko bitabagara. Umukiriya wacu umurongo muhama. Uyu mukobwa uko bigenda kose kanjye kumwirebera. None se Fabio, ubu bigezaho sigaye nguhamagara neza ntunyitabe? oya sibyo ko nyine umuntu aba ahuze ukuntu ntabwo nkita kuri fone cyane bitewe na stress maranye iminsi ibintu nk'ibyo. Ngira stress uko wagira ngo uri umugore ufite abana nka 5 barara barira bagira. Ntabwo babyoroshye abana nawe ibibazo turimo muri no minsi ntabwo byoroshye gusa nubwo ufite ibibazo ni ukuri pe ubu muri iyi minsi usigaye wambara neza. urakoze reka kuba nimero ntabwo bivuze ko ngomba gusa nabi. Urebye rwose ukore rwose buriya Fabio. None se aka ni agapira se? Ese waretse tukaganira ko ndiburi kunyiyama? Oya bino ni ibisanzwe nyine no kwambara bisanzwe. Ese umuntu aba yibereye n'ubu naguhamagaye kugira ngo uze tugire ibyo tuvugana unamenye aho ngereje ibintu, tumenye ngo amakuru ya Gaju uba amakuru mfite ntabwo ari yo ufite. Yego. Kandi igihe twari twicaye hariya wansobanuriye ko igihe cyose nzagukenera nzakubona. Ariko n'ubundi mama ari usibye ko nyine ubwo mbaragiye kuya telefone gatoya se. Ese ubona ndi umusaza ku buryo rwose. Oya ibyo ngibyo ntabwo bivuze ahubwo ese undi gahunda turi higeze he utanabasha no kuvugana nanjye. Oya none se aho oya nshaka kumenya amakuru nyine ku byo turi gukurikirana bigeze he ko nta kintu uri kutubwira. Warumbwiye? Ngubashe ngo bigeze he nyine ibyo turi gukurikirana muri no minsi. Ubushize rero uribuka yuko mu kuganira naje gusanga ubu noneho ese hano hari bande? Hari cya gihungu ntabwo gihari noneho? Ntabwo nzane noneho ntabwo ndamubona. Yego. Ngomba kukwegera nkakubwira nkwegereye kugira ngo urabona cyagiye natangiye kuvuga. Ninyuramo mvuga amagambo ngiye kumva numva kirakinguye. Kandi rega huriya reka mubwira. Umva nyine. Noneho noneho kumva nawe ndi imyitwarire byagenze bite? Nitwaye nabi se? Nawe nshuti uvuga ko witwaye nabi ariko ndabona nazi. Umva reka nkubwire Fabio. Yego. Ibintu byanyu ngiye kubivamo. Ntabwo ari giye ugomba kugenda ngo njye kuvunika mu bintu byanyu. Nanjye mbifitemo inyungu. Ariko ni gute ubundi ninde muntu wari bwase kundeba? Nibura ngo tuvugane kuri ku ngingo ya mukuru wawe. Wenda dushobora kuba tutamaze iminsi tubonana ngo tubiganireho cyane ariko turahari. None si ubu urabona ndi ikinyabwoya ku buryo nshobora kukwegera ukigirayo? Oya. Ku buryo nshobora kugukoraho gutya nagiranya ahantu hose naba ndi kugiranya ugasanga ikibazo. None si ibyo bisobanuye iki nyine twaganiriye utangwa zo hari icyo bitwaye. Urashaka ko mbikomeza cyangwa mbireke? Oya nyine ndabishaka ko bikomeza kandi twese turabikeneye cyane. Wowe ni ubuhe bushake uri gushyiramo cyangwa se nizihe imbaraga? Cyangwa uri kuntera imbaraga mu buhe buryo? Ni iki kintu kibasha gutuma nanjye nshyira mu bushake niba wowe nta bushake ufite? Rero mana yanjye rwose sinzi pe ahubwo ariko reka twe ndahari nyine ndahari. Urahari? Yego. Okay. Fabio. Yego. Erega buriya ndagukunda. Fabio ra. Mama aragushaka.
Ok, nta kibazo ndaje.